Ndabasuhuje mwese inshuti zanjye abo tugiye kubana muri uyu munsi, nimwagirwe kwa subscribe, mulayikinge, munasharinge, mushyire na comment zanyu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nkuru y'umugabo w'umunyamerika n'uwo bita Stockton Rush. Stockton Rush ni umugabo wavutse 1962, nimaze kwitaba Imana mu mwaka wa 2023. Stockton Rush ni umugabo wari umwinjiniyeri, yari umuhanga cyane mu bintu by'ubwubatsi, kandi si nibyo byonyine, yari n'umupilote yatwaraga indege. Gusa mu bwana bwe akaba yari afite inzozi zo kuzagira ahantu kure cyane abantu benshi batigeze batinyuka kugera. Uyu mugabo rero mu mwaka wa 2004, aho yamaze kugeza imyaka 42, nibwo yaje kwicara atekereza ati we yibezaga ko amaze gusaza cyangwa akavuga nshobora no gupfa nari nagera ku nzozi zanjye. Ni indoto yari afite kuva akiri umwana muto, kuko yari afite indoto zo kuvuga ngo ntabwo azapfa cyangwa ngo abo umuntu mukuru niko nabyita atageze ku nzozi ze. Nubwo yari umwinjiniyeri, nubwo yari umupilote, ariko ibyo byose na kimwe cyari mu ndoto zo yari afite, kuko yari afite indoto zo kuzakora ikintu cyakagera ahantu abantu benshi batigeze babasha kugera. Stockton nibwo yaje gutekereza avuga ko agomba kujya gushaka ubwato buzajya bumugeza ahantu kure mu nyanja, akajya mu nyanja munsi wo muri metero 13,000 z'ibujyakuzimu. Atangira kujya ashaka ubwato, akajya gukodesha ubwato bita private submarine, ariko nabwo akabubona bumuhenze cyane, kandi nabwo nabwo bwapfa kuboneka. Stockton rero nyuma yaje kwicara atekereza ati niba nshobora gukenera ubwato simbubone, naho mbubone nkabubona bumenze, why not njye nakwikorera ubwanjye. Mu mwaka wa 2009 aza gushinga ikigo akita Ocean Gate. Ocean Gate yakoraga ubwato butoya ariko bufite ubushobozi bugera munsi y'inyanja, bunahendukiye buri muntu wese. Mu mwaka wa 2016 Ocean Gate yatangiye gukora, ba mukerarugendo batangira kuza berekeza ahantu hatandukanye, aho batangiriye hamwe habereye impanuka y'ubwato bw'abataliyani. Ingendo ziratangira, abagenzi barabikunda cyane, biranabashimisha, ariko kuri Stockton we ntabwo byari bihagije, kuko yashakaga ikintu kinini kandi gikomeye gishobora guhindura amateka y'ubushakashatsi bw'inyanja. Nuko atekereza ahantu hakubaka izina, hazana igikundiro, hazana abashoramari benshi n'abakerarugendo benshi. Aho nta handi yatekereje, ni ahabereye impanuka y'ubwato bwa Titanic. Titanic rero akaba ari impanuka y'ubwato yabereye mu nyanja ya Atlantique mu mwaka wa 1912, itariki 14 Mata. Akaba ari impanuka yahitanye abantu basaga 500. Bidatinze rero Stockton yaje gutangira gukora ubwato bwari bufite ubushobozi bujya munsi y'inyanja nko muri metero 13,000. Ubu bwato bwe yaje kubwita Titan rero yaje gutangira kuyikora, akajya akoresha ibikoresho abiguze mu nganda zisanzwe. Nacyo kintu cyatangaje abantu, rimwe na rimwe akanashyiraho ibikoresho bya okaziyo byanakozeho. Ibyo bintu byatumye rero abantu bakomeza kumuvuga, batangira kumwibazaho, ariko ibyo ntabwo byigeze bica Stockton intege, kuko we yari afite intego imwe yo kudatinya gukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Nyuma yo gukora Titan rero yatangiye kujya yigerageza, akagenda wenyine mu nyanja, akongera akagaruka. Nyuma yaho gato, kugira ngo Titan itangire gukora, Stockton yaje kwicaza inama y'abakozi bose ba Ocean Gate, ariko muri abo bakozi bose harimo umukozi umwe w'umuhanga cyane bitaga David. Yari yarebye cyane Titan ko idafite ubushobozi bwo gutangira kuba yakora ingendo zo mu mazi. Ababwira yuko kandi mbere y'uko bagomba gutangira gukora izo ngendo, bagomba kubanza bakayicisha muri American Bureau of Shipping. Icyo ni ikigo gishinzwe ingendo zo mu mazi n'ubwikorezi, ariko ntabwo Stockton yigeze amwumva. Ikintu gitangaje rero kuri Stockton ni ukuntu yamaganye David, akamuha urw'amenyo, akamubwira yuko we ubwato bwe abwizeye neza 100%, ko kugira ngo impanuka z'ubwato zibe biterwa n'abatwazi b'ubwato baba batazi kubutwara. Nyuma yaho rero David, kubera igitekerezo yari yatanze no kugira inama boss we, yaje gushinjwa ko yakoze amakosa ahambaye cyane, ko ntabwo Stockton yajyaga ashaka umuntu uvuguruza mu bitekerezo bye cyangwa mu bikorwa bye. Bahise bamuha iminota 10 yo kuba asohotse mu kigo cya Ocean Gate. Nuko rero mu mwaka wa 2021 Ocean Gate yatangiye ingendo zayo, aho bimwe yacibwaga amafaranga angana $150 by'idolari, ariko nta n'umwe abyitagaho, kuko bari babikunze cyane, kumvaga ari ishema ryo kujya kureba ahantu habereye impanuka y'ubwato bwa Titanic. Gusa muri izo ngendo zose uko bazikoraga, uko hagendaga abakerarugendo, niko hagendaga habamo ibibazo, ariko abantu babyitaho ko bose bari bafite amatsiko yo kureba ahantu habereye impanuka, bafite amatsiko yo kureba ahantu hari ibisigazwa by'ubwato bwa Titanic.
Mu mwaka wa 2023 hari mu mpeshyi ibyo bamwe bakunda kwita muri sama, aho ni mu gihe cy'izuba. Titan yaje gukora urugendo rwayo rukomeye kurusha izindi zose yaba yarigeze ikora, aho Stockton yari kumwe n'abantu bane, abaherwe babiri n'undi muhungu w'imyaka 19 w'umuntu w'umukire cyane muri Pakistan, wari inzobere cyane mu mateka y'impanuka y'ubwato bwa Titanic. Baje gutangira urugendo rwabo nta kibazo. Nyuma y'isaha ibintu byari bimeze neza, abantu bishimye. Amakuru ya nyuma yoherejwe bavugana nabo hejuru, bababwiraga ko byose bimeze neza nta kibazo, bishimye banezerewe, bishimiye kujya kureba ahantu ubwato bwa Titanic bwakoreye impanuka. Gusa nyuma y'iminota mike Titanic ntabwo byaje kugendekera neza n'abari barimo, kuko yatangiye kugenda igira ibibazo byinshi. Umuriro urabura, batiri igira ibibazo, ari nako ubwato bugenda bumanuka bujya munsi cyane. Hashize amasegonda nka 60 Titanic yahise iturika, n'abari barimo bose ubuzima bwabo burangirira aho ngaho. Nuko urugendo rwa Stockton rushi rwarangiye na bagenzi be, nyamara niko kundi baca umugari mu kinyarwanda ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva. Iyo aza kuba yarumviye inama za David ntabwo biba byaragenze gutyo. Mwibuke ko David yamugiye inama akamubwira ko mbere y'uko ubwo bwato butangira gukora bwa Titanic abanza akareba ko butujuje ibyangombwa, ariko Rushi ntabwo ugeze amwumvira, ko yahise amwereka yuko we arenze, ko kugira ngo impanuka z'ubwato ziba kenshi biterwa n'abatwazi b'ubwato, bihita biviramo na David kubura akazi kubera ko yamugiriye inama. Nuko rero inkuru yaje kuba kimomo y'impanuka y'ubwato bwa Titanic yaguyemo abaherwe, yaba ku binyamakuru, ku maradiyo, ku mateleviziyo, kuri social media, ahantu hose nta kintu cyavugaga yari impanuka y'urupfu rwa Titanic. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kintu cyari kirusibye impanuka y'ubwato bwa Titanic. Nyuma y'ibi byose rero haje kuba ikindi kintu gisa nkaho kibabaje cyane, nkeka ko cyanashenguye famiye y'abantu bazize impanuka, kuko abantu benshi yaba ku maradiyo, yaba ku mateleviziyo, yaba ku masocial media bagiye bagaragaza ko bishimiye cyane urupfu rw'abo bagabo, bavuga ni bumve barabikwiriye, ni gute bafata amafaranga menshi bakajya koresha mu bintu bitagira akamaro. Hano hari ibigo by'imfubyi, ari abatishoboye bakeneye gufashwa, ariko bagafata amafaranga nk'ariya bakajya koresha mu bintu bitagira akamaro. Gusa ariko ntabwo ari byiza ku rundi ruhande, kuko ntabwo wakwifuriza umuntu ukura ubuzima, cyane ko bakoraga ibintu bumva bibashimishije, kandi babikoze bumva bafite amatsiko yo kujya gutembera ahantu batigeze babona mu buzima bwabo, bumva bafite amatsiko cyane yo kujya kureba ahantu habereye impanuka y'ubwato bwa Titanic, cyane ko nta n'abantu benshi bari bakahageze, nta n'umuntu wari wakahageze. Ibyo rero babikoraga bumva aribyo bintu bibashimishije, bumva aribyo bibahaye amahoro. Ntabwo byari ngombwa yuko abantu bajya kwishimira urupfu rwabo, babaciraho iteka bavuga ko bagiye kwangiza amafaranga, bajya kuyakoresha uku n'uku, bajya kugenza uku n'uku. Bakoraga ikibashimishije n'ikibahaye amahoro. Mwakoze cyane kubana nanjye rero, nakagaruka. Ciao ciao.